nitwa Nyirabahutu Epifania, nuruka mu karere ka Rwamagana, mu murenge ni Rubona, mu kagari ka Kabatasi, mu mudugudu wa Kibo. Jewe ndi umuturage wo kuri uwo musozi ndatuye, ariko nyine mu rugendo hari igihe umuntu ajya ahuramo n'utubazo twinshi. Muri make ngiye kubabwira uko ubuzima buhagaze muri iyi minsi. Nabayeho mba mu buzima bwiza, ndabibona ko mbana n'ababyeyi nta kibazo. Ubwo mbana n'ababyeyi, mba mu buzima butaruhije cyane, nkagira ngo ubwo buzima nibwo nzahoramo pe. Ariko byaje guhinduka, ubuzima bwarahindutse. Nanjye nubaka urugo, maze kurwubaka habaho ngombwa ko umutware wanjye yigendera mu buryo buntunguye ntateganyaga. Twibaniye neza nta kibazo dufitanye, ariko ntabarondogoreye hari ukuntu nabanaga n'umugabo nkabona ibibazo byose arabikemura, imirimo arayikora, arangira inama, nkabona nuko bizahora. Ariko ntago ariko bihora mwabavandimwe mwe abadukurikira, ntago ariko ibintu bihora ari byiza, hari igihe n'ibibi bigenda bivangamo. Ubwo habayeho kwitaba Imana, yitabye Imana. Umva mwabadukurikirana mwe rwose, iki kintu mukitaho mucyumve. Iki kintu kimaze iminsi kimeze nk'isomo kuri njyewe, n'abandi bose bashobora guhura nacyo kikababaho kibatunguye. Gusa si ikibi mbifuriza, n'ibyiza byabageraho, ariko nyine nakekaga ko kitangeraho. Umva nakoze imirimo n'ubundi nari nsanzwe nkora, ariko buriya gupfusha umuntu mwabanaga, cyane cyane umutware wawe, ni ikintu gikomeye. Muraje mwumva ukuntu kinakomeye. Njyewe iki kintu nagitekerejeho mu migani ya Kinyarwanda, baravuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cyera. Bumaze kubona akamaro k'umugabo amara ni kanini. Mwabantu mwe mugiye mufite abagabo, muhuguke mwumve iki kintu. Hari ukuntu nsigaye nkora imirimo, nkakora imirimo yanjye nakoraga, nkakora n'imirimo ye yakoraga, nkumva ndananiwe. Iki kintu kikambera isomo, nkatekereza. Hari igihe ninjoro rwose ni ibintu biremereye, naryamaga bugacya niciye rimwe, none buracya bugacya nicuye nk'inshuro 3, kandi ntabishaka, nanjye nshaka gusinzira nk'abandi. Nkicura nkatekereza imirimo ndi gukore niyo yakoraga kugira ngo umuryango ubeho. Ese nsinziriye nkaheza, natekereza gute ukuntu imirimo nzayipanga? Nkakanguka nkabipanga, Imana yamfasha, nkasaba Imana ikampa ibitotsi, nkongera nkasinzira, nkaza kongera kwicura nkatekereza imirimo. Uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera. Ushobora kuba ufite umugabo ukabona ni ibisanzwe, ariko buriya umugabo ni umuntu ukomeye mu rugo. Nkabitekereza nkapanga, ariko nyine intege nke z'umugore bigeraho bigapanguka, cyangwa Imana ikagenda inagufasha, rimwe bigashoboka. Nuko bimeze. Ubwo rero nkabagira inama ivuga ngo wambaye ikirezi ntamenye ko cyera. Hari igihe umugabo ashobora kujya mu kazi kure ntimubane, hari ukuntu Imana ishobora kumwihamagara, birashoboka. Kandi nanjye nk'uko ntabyiyumvishaga, numvaga wenda izamuhamagara kera, ariko yahise imuhamagara. Ubwo nuko bimeze. Mwabavandimwe mwe mugerageze iki kintu mukiteho, kandi kibabere nk'isomo nk'uko nanjye cyambereye isomo. Hari n'akandi kantu kambayeho muri iyi minsi, mbona ko umugabo mu rugo afite akamaro. Hari umuhungu mwene wacu nari mfite mubere nyirasenge wubatse urugo. Yakoze agisida, akora agisida, imodoka iramugonga ajya mu bitaro. Ariko icyo gihe nahakuye isomo, ubu ndakiga namwe mwige.
icyo gihe abajura biraye mu rutoki kubera ko bazi ko adahari ari mu bitaro, batema ibitoki 5, 6, 7 kandi imbere ntabyo batemaga. Ndibaza nti rero umugabo ni umuhagarariye urugo abantu batinya. Ubwo isomo ry'umugabo mu rugo kari umutware ni ikintu gikomeye cyane. Nk'ubu ngubu iyo ngiye nko kuryama rwose ubu imbere nararyamaga nkagenda nkasinzira nkumva ndi kumwe n'umuntu mpagarariye. Yego umutware si Imana ihagararira abantu, ariko ni umwunganizi w'Imana, afite ubutware, afite imbaraga zo kuba yahangana n'ibije gutera urwo rugo. Ubu ndaryama na ngiyo ngiye kuryama mfata ibintu, niyo yaba ari inzu yubatse gute ugira impungenge z'intege nke zawe, ugakingisha amasafuri, ugakingisha ibintu by'ibihindizo kubwo ufite intege nke, ariko agihari niyo twari kurara dukinguye ntabwo nari kugira ubwoba ko bari budutere. Namwe mpamvu akamaro k'abagabo kadahari, nk'abantu mw'icyo kintu mucyumve mukitegereze kandi mugitekereze ko ari cyo. Iyo umugabo ahari ntabwo uba wumva ushyigikiwe. Icyo mvuga ndabeshya cyangwa simbeshya, muri komenti mushobora kubivuga uko mubyumva. Rwose nk'ubu nanone ibyerekeye akantu yansigiye, iyi cano yarayinsigiye rwose, nubwo wenda muba mubona dukora mutazi aho bishingiye, ariko niwe yari nyirayo. Nanse kuyireka ndayikomeza, mbona bindemereye, we yayikoragaho byose akabyikorera, ariko ubu ndabikora nkumva biramvuna, kandi we ntabwo yambwiraga ko bimuvuna. Urumva hari imirimo y'abagore, hari n'imirimo y'abagabo, murabyumva. Icyo kintu mugikurikire mu cyumve. Ubwo nuko bimeze, gusa uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Reka icyo kirezi tugikurikirane, bagore mubatsi ngo n'abagabo mububahe, kuko ngewe ubu ndavuga nti aramutse azutse noneho namwubaha kurenza uko namwubahaga n'ubundi naramwubahaga, ariko narenza kuko nzi akamaro ke. Iki kintu mugikurikirane, mucyubahe, twumvikane n'abagabo, nyine mwumvikane n'abagabo banyu, kuko mwebwe Imana ikibatije, Imana ishimwe, ariko mububahire icyo babashakiye kuko bafite akamaro gakomeye. Mukomeze mudukurikirane, mukomeze muturebe, mukomeze mudutere n'inkunga, kuko urumva mu bibazo mfite ndagira ngo iyi cano izamuke. Ndabona idindira, ntabwo dushyiraho ibiganiro uko bikwiriye cyangwa amafilime mwarayifuje igihe kinini, ariko urumva Imana izadufasha, namwe muzadufasha, muzajya mudukurikirana, turebe ko ibyo twatangiye tuzabisoza neza. Murakoze, muri komenti mukomeze mutubwire uko bimeze. Imana ibahe umugisha. Murakoze.